Shalom, 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 shalom. Igitondo cyiza, igitondo cy'umunezero, igitondo cy'ubuzima kuri wowe inshuti yanjye ukurikiranye Muhoza TV. Waramutse neza? Ni muri ya gahunda ya waramutse na Muhoza TV. Reka dusenge kugira ngo Imana ibane natwe muri aka kanya k'umugisha ibitugeneye. Twiga ijambo ry'umunsi yatugeneye, ubundi twisengere tuyereke uyu munsi wacu. Mana nziza, Imana ikiranuka, Imana ishoboye byose, Yesu Kristo nguciriye bugufi imbere y'amaso yawe, ndakwinginze ngo amagambo washyize mu kanwa kanjye uyamanure kugira ngo ubwire uyu muvandimwe, umubwire icyo ushaka ku buzima bwe, agisobanukirwe kandi data nabe ari njye uvuga, ahubwo Yesu Kristo w'i Nazareti wapfuye akazuka, ukaba uri iburyo bw'Imana Data, umvugiremo umubwire kubw'imbaraga zawe no gukiranuka kwawe turakwakiriye Yesu, amen. Imana ishimwe cyane, Imana ikomeze iguhe umugisha kandi Imana ikomeze ikunezeze. Tugiye kuganira ku bintu bisanzwe mu buzima bwacu cyane. Tugiye kureba ku kintu bita imiryango ibiri ifunguka mu buzima bwacu. Hari umuryango ufunguka, umuryango ukafunguka ku buzima bwacu ari umuryango uvuye ku Mana. Reka dusome. Imana ikomeze iguhe umugisha. Reka dusome kino cyanditswe. Ni igitabo Pawulo yandikiye Abikorino 16 ngo kuko nugururiwe irembo rinini rijya mu mirimo ikomeye kandi abandwanya bakaba benshi. Kadusubiremo, kuko nugururiwe irembo rinini rijya mu mirimo ikomeye kandi abandwanya bakaba benshi. Iki cyanditswe kitwereka yuko Pawulo hari imiryango Imana yamwugururiye. Bishatse kutwereka ko mu buzima bwacu hari imiryango Imana ijya ibasha kutwugururira. Amen. Ni ukuvuga turi kureba imiryango ibiri ijya ikingurwa mu buzima bwacu. Tubonye ko hari umuryango ushobora gukinguka mu buzima bwacu, ukaba ari umuryango uvuye ku Mana. Pawulo ngo yugururiwe imiryango y'imirimo ikomeye minini. Amen. Reka Imana igire umuryango yugurura ku buzima bwawe. Undi muryango wa kabiri ni umuryango ukingurwa ariko ari umutego wa Satani ku buzima bwacu. Hari ibintu bibaho mu buzima bwacu, bamwe tukumva ni amahirwe kandi tugiye kugwa mu tumashu twa Satani, tugiye kugwa mu bitego ya Satani, turimo turagwa mu ndobani za Satani. Reka dusome. Ni ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo 16:23. Arahindukira abwira Petero ati, subira inyuma yanjye Satani, umbereye igisitaza, kuko ibyo utekereza atari iby'Imana, ahubwo utekereza iby'abantu. Kadusubiremo. Arahindukira abwira Petero ati, subira inyuma yanjye Satani, umbereye igisitaza, kuko ibyo utekereza atari iby'Imana, ahubwo utekereza iby'abantu. Iri ni ijambo Yesu yabwiye Petero. Petero yari abaye nk'umuryango ufungutse imbere y'Imana kuri Kristo, umuryango w'impuhwe, nk'umuntu ushaka kugirira impuhwe Yesu. Yesu yaravuze ko azabambwa. Petero ati, ntibishoboka abantu gute? Hari imiryango mu buzima bwacu abantu bamera nk'abakingura, tukibwira ko ari impuhwe batugiriye, nyamara ari utumashu tugiye kugwamo, nyamara ari ibibazo turi kwisukiriza. Yesu ahangaha yaravuze ati, nzabambwa. Petero avuga ati, ntabwo bishoboka ko uzabambwa. Kandi Yesu yari yaravuye mu ijuru azi misiyo yiwe, ko ari ukuza mu isi akabambwa ku bw'abantu. Ni ukuvuga igitekerezo cyose kitatumaga kimwumvisha ko agomba kubambwa ntabwo cyari kivuye ku Mana, kuko yari yaragiranye inama n'Imana mu bwami bw'ijuru mbere y'uko aza mu isi. Mu gitabo cy'Ibyahishuwe turabibona. Ni ukuvuga umuryango Petero yarashatse kumukingurira w'impuhwe z'ikinyoma, Yesu yazibonye kare. Ndagira ngo mbwire ngo hari imiryango mu buzima bwawe ikinguka, ukibwira ko ari umugisha kandi ari umutego wawe kugira ngo Satani agufate. Imana itubabarire cyane. Ese urashaka kumenya uburyo umuryango
uvuye ku Mana cyangwa se ukinguwe na Kristo n'umuryango ukinguwe na Sekibi wayimenya, wayitandukanya. Kora subscribe, tuzabana ejo mu gitondo, nzaba ndi gusobanura umuryango uvuye ku Mana uko wawumenya n'umuryango uvuye kuri Satani uko wawumenya. Imirongo izagufasha uzayibona. Kora subscribe. Imana iguhe umugisha cyane, Imana ikunezeze. Reka dusenge. Mana nziza, Imana ikiranuka, Imana ishoboye byose, Yesu Kristo w'i Nazareti, ndakunezerewe kubw'imbaraga zawe. Uyu mugaragu mushyize imbere y'amaso yawe Papa, ndakwinginga ngo uyu munsi ubane nawe, uyu munsi umubere umunsi w'umunezero, uyu munsi ubere umunsi w'ibyishimo. Umurwanirire icyamurwanya ukirwanye, icyamutsinda utsinde. Ureba wese mu maso hiwe abone mu maso hawe, umusabira umugisha uhabwe Papa. Icyakora cyose kimuhire, ndamusabira agakiza mu mutima we, ndamusabira agakiza mu muryango we, ndamusabira agakiza mu baturanyi be, ndamusabira agakiza mu gihugu arimo, abari mu Rwanda, igihugu cyose batuyemo, abari muri Norvege, abari muri Turukiya. Data, abantu bose bakurikirana mu Haramuza TV, cyane cyane abakunzi bawe Aramutse, ahari hose uyu nguyu uri kuyumva, ndamusabira amahoro yo mu mutima, ndamusabira ubuzima bw'ubutsinzi. Akira umunezero w'Imana mu izina rya Yesu, amen. Imana ikomeze ikunezeze, Imana ikomeze iguhe umugisha muri byose, Imana ikomeze iguhe guhirwa muri byose. Muhoza Olivier, ndagukunda cyane. Gusa Yesu Kristo w'i Nazareti, umwami w'abami, wapfuye akazuka, akaba yicaye iburyo bw'Imana Data, agusabira kwingingira amanywa n'ijoro, agukunda kurushaho. Don't forget to do subscribe. Ni ibintu bikomeye budukore nka Muhoza TV, kuko bitworohera kugira ngo ibiganiro dushyizeho ujye uwa mbere kubibona. Shalom shalom, ndagukunda.